yaramutunze mbere. Ubwo rero uriya undi mushumba bita Kadogo nawe bari bagize ute, bari bari kumwe. Kuko ubwo ni ukuvuga ngo umugabo iyo yataye Gasongo ajya kwa Kadogo, kuko niba ava ku mugabo umwe akongera agasubira ku wundi, abo ngabo bombi barasimburana. Uranyumva? Ndimo ndakumva cyane. Ntabwo ubwene turabigaruka mu majyaruguru, kandi hari inkuru y'umuntu y'umunyonzi wapfuye azize iki? Yapfuye azira indaya, yavuye gukora udufaranga twe duke yarangije atujyana ku ndaya birangira banamwiciyeyo. Iyo nkuru irimo turaje turayibagezaho mu magambo make, n'abantu badukurikiye barimo barabibona ku mashusho. Mu by'ukuri wibaza umuntu nk'umuntu w'umunyonzi ukoresha igare n'imbaraga zose aba yakoresheje. Abantu badukurikiye barimo barayibona hanga kuri screen, hanga mu barayibona. Umuntu akaba yakobotse, ariko byarangira bikarangira arimo kugira ati, arimo gukubitwa izakabwana, yishwe na mugenzi we rero w'umugabo nawe bari bagiye bahuriye ku mugore ngo niba yitwa ngo nishinga ibere. Ariko ubwo iryo zina uri kurura neza. Ngo yitwa shinga ibere kuko nta mugabo ujya umucika, ubundi we ngo nta mugabo ujya umucika. Niyo mpamvu n'umunyonzi yahaguye. Niyo mpamvu n'umunyonzi yahaguye. Reka buriya hajyana no hagaragarira imbaraga z'abagabo. Reka hari ahantu hagaragarira imbaraga z'abagabo n'ubushobozi buri mu mugabo, kandi cyane ko umuntu atanamurenganya kuba yahaguye, n'abatubanirije barahaguye. Okay, mbere yuko tubijyaho ku buryo burambuye, ibyo byose yaba uyu nguyu wirijije kuri stage muri stade Umuganda avuga yuko akeneye The Ben, yaba n'uyu munyonzi wapfuye azira gutahira indaya, ibi byose biraterwa n'ibi bintu bikurikira. Kuba utaramenye urugo rw'amahoro rwonyine, gira icyo babwira. Kuba utaramenye urugo rw'amahoro niyo ntandaro yo kuba ibi byose bishobora kukugeraho. Impamvu cyangwa se intandaro ni kwa gukora akazi kw'abantu igihe kirekire, bakibagirwa ko bagomba kujya kuri interineti bagafungura data zabo bakareba ibikubiye mu rugo rw'amahoro TV. Nicyo kibazo kijya kibaho. Ubundi rero ku rugo rw'amahoro hariho abantu bagenda, gira ikintu wabwira abantu bagenda bagasenga, bakajya mu butayu, bakajya mu byumba, bakagenda bakagira ahantu hatandukanye. Umuntu yajya akanyarira cyangwa yagenda agasengera mu mazi, Imana yamubwira ati ngukorera ibitangaza, ngo waye urugo rwiza, ngo waye umugore mwiza. Ariko umuntu akaza akicara iwe mu cyumba, akumva ko umugore mwiza azamusanga mu cyumba cye, cyangwa izamusanga mu rusengero, cyangwa muri ayo mazi yasengewe, cyangwa mu buvumo. Wababwira iki? Ubundi umugore mwiza ntabwo umurebera mu buvumo cyangwa mu rusengero. Nyuma y'uko Imana ibikubwiye, ubundi uba ugomba gukora iki? No kurindira ko Imana ibikubwira, ahubwo urakora, Imana ikazaza ikabishyigikira cyane. Iyoboka inama nziza ku rugo rw'amahoro TV. Naho honyine, n'ahandi hantu uzabisanga niho honyine ushobora gusanga ikiganiro umuranga kikakurangira umuntu muzima, utazagoza ku nkeke ngatume ujya kurindagira ngo urinde upfira kwa shinga ibere nk'uyu nguyu, cyangwa ngo bitume ujya guhebeba kuri stage ngo urimo arashaka The Ben. Ubundi babikore nk'abikinira. Nyuma yo gukirigita ifaranga ugomba gushaka nawe umwana uryoshye ari kugenda kujya mu ndaya, ugashinga ukemeza kamwe, ukayoboka urugo rw'amahoro, ukajya wumva inama zihanyura buri munsi, ndetse n'abakunzi bahari bakeneye abo bahuza. Nyuma y'ibyo byose rero iyo birangiye hakorwa iki? Nyuma y'ibyo byose, iyo umaze gushima ndetse no gushimwa, baragenda mu kabana. Ibyo wakagiye guhaha kuri izo ndaya nawe kugira ngo umuntu ajye guhasiga ubuzima, ukajya ubisanga mu rugo cyane. Sasa rero nanone twabivuze, abantu bafite gahunda, kandi umuntu udashaka guserera cyangwa asebere mu mago y'indyarya, indangamirwa, mu mago y'indangamirwa, aba bantu kugira ngo batazamera nk'uyu umunyonzi wo mu majyaruguru byabereyeho gutya. Ariko se abantu ndimo kuvuga urahazi, ntabwo ari no mu majyaruguru, ni mu burengerazuba, ni mu karere ka Rubavu, mu mudugudu wa Murara. ariko
ariko Rubavu abantu bajya banywa, hari utuyoga banywa, niba ari utujyure, niba ari uduki tugura 250 tugahita tubongoza kujya kureba indaya, bakagenda bakararayo ari nk'abagabo bangahe. Ni ukuvuga ngo hari ince zimwe na zimwe twagiye twumva babuza abantu kwenga inzoga zitemewe, biriya bintu by'inzoga z'inkorano, buriya buyoga abantu. Ariko Rubavu niba iryo tangazo abayobozi babo barigeze baryumva, niba batararyumva ntawamenya. Ibi byose ziri ingaruka zo kudashyira mu bikorwa kw'abayobozi bikaba birabintu. Ni mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, mu mudugudu wa Murara. Sasa rero abantu baturangije gusobanukirwa neza bagahitamo inzira nziza yo gusura urugo rw'amahoro, nibo bonyine batajya bajya muri izo ngeso ngo amahano nk'ayo ngayo yababereho, nibo batajya bafatwa n'iyo myuka mibi. Sasa rero nubwo dushobora kubafasha kubona abakunzi baba abakobwa cyangwa abahungu, buri wese bikamurinda kugumirwa cyangwa bikamurinda gutegereza amasezerano Imana yamuhaye igihe kirekire agategereza akibura. Hari n'uwatugisha inama nawe tugomba kugira inama cyane ko ibintu byose tubishobora. Uno muntu byamugendekeye gute? Yatubwiye ngo uboroheje kugenda ubanze ujye no mu inama. Ntabwo ngenda rwose ndahari. Aravuga ngo nakundanye n'umukobwa dukundana yiga mu mashuri yisumbuye kugeza ayasoje. Warabyumva neza ko ari umuhungu. Gusa rimwe na rimwe twararakaranyaga kubera ikigare cy'abantu bagendanaga. Naramukunze cyane nubwo dutandukana yagiye atambwiye gusa yanze kumva mu mutwe. Nyuma naje kuba inshuti n'undi twigeze gukundana nyiga ariko ntitwakomezanya. Uwo nguwo baje kumutera inda, nza kubimenya nkajya muvugisha, gusa uko tugenda tuvugana kenshi ngenda mukunda cyane kurushaho. Gusa we agira ugushidikanya, yibwira ko nazamusiga kubera ko umwana afite atari uwanjye, kandi nge ndamukunda cyane, ndetse kuba yarabyaye numva nta kibazo bifiteho. Mumfashe mungira inama. Ihangane gato. Uyu muntu yakundanye n'umuntu nyine barakundana, ni umusore yakundanye n'umuntu barakundana, igihe kiragera aramusiga kubera ikigare nyine baza gutandukana. Buriya hari n'igihe ugira abantu mugendana bakagushya. Yaje kugenda rero atabwiye uno musore, amaze kugenda yanga kumuva mu mutwe, ariko ageze aho akundana n'undi mukobwa bigeze gukundana kera bakiri ku ntebe y'ishuri ariko ntibakomezanya. Nuko barakundana, ariko ajya kumva yuko wa mukobwa wagiye wanze kumuva mu mutwe bamuteye inda. Arongera aramusubira, arakomeza aramuvugisha, amubwira ko amukunda, ko akimukunda, ariko umukobwa ngo namwizere kubera yuko yakekaga yuko bitakunda kubera yuko umwana ngo afite atari uwe. None arimo aravuga ngo uwo mukobwa ko yagarutse mu buzima bwe afite n'umwana kandi akaba akimukunda, ariko uwo nguwo akaba atarimo kubyemera. None ngo tumufashe tumugire inama. Uyu muhungu nyemerera umfashe umuha inama mo gato, n'abandi bantu badukurikiye nabo bakomeze badufashe baduhe inama. Uyu muhungu bamugira inama hanyuma ave mu rungabangabo. Ubundi urukundo ni sikamu. Oya, urukundo rukaza ari ikiyobyabwenge gikuru mu biyobyabwenge. ko numva uzanye indi ngingo, ubwo ubutaha uzadusobanura uburyo urukundo ari sikamu cyangwa ari ikiyobyabwenge. Nari gushaka inama se. Uyu musore hari ibintu ari kureba, arareba ifesi y'umugore akabona arayikunze, ariko akirengagiza kureba iyo umwana afashe ukuboko. Niba udashobora kubanza kureba ibizaza nyuma, urukundo ruragora cyane. Barite na shirishushu bakiri mu muhanda bakirimo guteretana, ariko namara kumugeza mu rugo hazashya. Bamaze guhagana, hari abakecuru bajya ngo ibibuno byahaganye. Ibibuno nibamara guhagana urumva hazashya. nta nubwo azibuka ko yigeze gukunda nyina w'uwo mwana n'umunsi n'umwe, kandi ikintu cya mbere bazapfa n'uwo mwana.
uwo mwana niwe uzaba intandaro yo gushwana kwabo. yego uyu musore nagenzure neza, bibaye byiza nawe yaba yarabyaye kuzana urukundo rumeze gutyo, wapi pe simbyemeye. reka rero mwereke nanjye ukuntu mbibona bino bintu. Uyu musore arimo aratwarwa n'amarangamutima, ntabwo arimo gutwarwa n'urukundo, kuko ikintu cya mbere uyu musore afite ikibazo. Uyu mukobwa bari kumwe n'ubundi yari yaramutaye kandi ntabwo azi impamvu yatumye amuta. nubwo azi icyo aho yari yaragiye muri uko kumusiga kwe akamuta gutyo, ntabwo azi ibyo yari ahugiyemo. Ariko ibyo yari ahugiyemo biragaragara. Ntiyazanye umwana se? ariko utekereza ko kuzana umwana bihagije? Ariko byonyine rezilita y'ibyo yari arimo biragaragaza, ibyo afite mu ntoki ze bigaragaza ibyo yari arimo. hari n'izindi ngeso yize yego zitari nziza, yego habe namba zitaragaragara. ariko izo ngizo yize zitari nziza, ibyo yaburiye biragaragara. Rega ibyo yaburiye kuri uyu musore nibyo yagiye gushaka ahandi, ntibigaragara se? yego niyo mpamvu nyine ibyo yakuyemo nibyo bigaragaza aho yari ari. uwo musore nave mu guhekenya ubunyobwa, nave mu guhekenya ubunyobwa, ave no kurisha mu murima w'amashu. ibintu ari kuvuga birumvikana, biranagaragara. yere kubaza ubusa mu magambo make. umuntu wamusize akagenda akongera akagaruka akamusanga. uyu muntu ahubwo kuba yaramusize ntaramubwira impamvu itumye amusiga. ntazi impamvu yatumye amusiga, none ikirenze kuri ibyo azanye umwana, kandi nanone icyatumye amusiga gishobora gutuma yongera akagenda, kandi nanone icyatumye abyara umwana, uwo babyaranye uwo mwana ashaka kuvuga ati ariko nkeneye ko nzanira umwana mu rugo. ubusibye n'ibyo ngibyo n'uwo muntu wamutwaye ntabwo azi niba baratandukanye cyangwa niba hari n'ibyo bapfuye. yego iyo mikino rero nayivemo, niba ashaka kubaka urugo ashaka umuntu muzima ufite urukundo. ariko niba adashaka kubaka ashaka kurera gusa, nta kibazo nakundane nawe pe. ubwo umwana urumva andi maherezo hayi ni uko nguko bimeze. nanjye niyo nama namwiha pe. okay yego niyo nama twamuha, kandi n'abantu badukurikiye nabo ku rugo rw'amahoro nabo bakomeza n'ubundi bakadukurikira, n'ubundi bakamuha ibitekerezo, bakamuha n'inama kugira ngo atazagwa mu ruzi arwita ikiziba. ndagushimiye cyane. urakoze cyane. mushimiye kuba abanye natwe mu kiganiro. yego kandi nshimiye n'abantu bose badukurikiye aho baherereye hose. yego kandi ibiganiro byacu bikaba bigomba guhoraho, kandi nkaba ngira ngo mbabwire ko twebwe turi abaganwa. igihe cyose wadushakira watubona kandi twakwitaba. baribuka kureba muri komenti ngo bajoyininge iyo gurupe, iyo link bari busangemo bajye muri gurupe. ndayishyiramo rwose iyo gurupe. ariko twari abantu bakeneye abakunzi, ari nk'abasore birirwa mu kazi bakarara mu kazi, batabona n'umwanya wo kujya kurambagiza, kandi waheze umuranga yaheze mu nda ya nyina cyane rwose. sawa, murakoze. urakoze cyane, ndagushimiye. sawa.